Reka twakire undi munyarwenya witwa Papa Gigi. Ladies and gentlemen, put your hands together for Papa Gigi. Amashyi menshi cyane kuri Papa Gigi. DJ mumeze mute? Mumeze neza? Melissa umeze neza? Ndagukunda byatari. Melissa ndamufana mani, ni umuntu uri supportive kuva ati Rwanda mundi tugeze na hano ka Kigali cyadusupportinga mani, mumumera amashyi byatari. Gusa nyine njya mugiraho ikibazo, buriya yaramutse agiye nko muri Amerika bikaba ngombwa akagaruka mu Rwanda, wamukatishije itike y'indege cyangwa wamukorera shipping y'imizigo? Umeze neza? Nyabugogo ni ahantu h'abatekamutwe bya hatari. Nabimenye ejo bundi nagiye kugurayo firigo mpura n'umuzunguzayi mani, ambwira uburyo iyo firigo ikonjesha ibintu mu minota 3 bikaba bibaye barafu. Ewane ku buryo ngo nanitwaye neza nazanyiraramo, ndavuga ni firigo ntago nayireka. Bitangura firigo, mabize umuntu uguze firigo mani cyangwa uzi ikintu ufite amashyushyu, ngera mu rugo mpita mfata amafanta ku ruhande mpita nyashyiramo ndayicomeka aho ukonjesha, numva isomye Kiss FM mani. Mujya mubona hari business zidatanga customer care, kandi izo business zibona abakiriya benshi. Ndaguha urugero, zino business za toilette publique mani, zino toilette publique cyangwa toilette rusange tubona tuza tuyata tukishyura, nta customer care tubona. Sasa njye nayo mfite umushinga wo kuba nashyiraho customer care kuri toilette publique, cyangwa icyo bise gukarabisha mu Kinyarwanda. Ukajya uza kuri toilette ukasanga umusore mwiza, umukobwa wambaye neza, akubwira ati uyate neza mani, ku buryo wazajya unavamo akubwira se byagenze neza. Wayataye neza yabonetse. Ziravuna brage muziha amashyi, turacyagenda. Sasa nza gusanga iyo business yazajya ihura n'ibibazo nk'iby'izindi business zisanzwe. Ikibazo cya mbere, turi kurwanira umukiriya. Uyu ni uwanjye, nanjye ni uwanjye, uyu ni uwanjye, ukumva mwaravuze bamaze ibyumweru 2 tumi wanjye yenda yazidi. Wani kimenye amaze iminsi arekura ibibi. Sasa ikindi kibazo mubabizi mani, buri business igira umukiriya uri royo, cyangwa se umukiriya buri munsi uza kagura buri kintu cyose uzanya akakigura. No kuri toilette twa dufite abantu bari royo, sanga umuntu yafasha abonoma yo kwituma buri kwezi mani, kuwa mbere akaza akabikora, kuwa kabiri akabikora, kuwa gatatu akabikora, kuwa kane hacaho yigendeye. Kutabikoze kiriya habaye iki? Yabuze ngo imvungure. Noneho mani, nta business buri itagira indyarya. Turabizi ujye hari ngiye nk'ubu wifite nka supermarket, ugasanga nyine umuntu aje kwigira indyarya, uyu munsi atwaye ubuto bw'abana, yashaka kwigira indyarya agatwara umugati. Sasa naje gusanga n'indyarya za toilette mani, umuntu akaza ngo nuko mwiganya akakuganiriza amasaha 3 akituma kabiri akanyara rimwe, bwa kane wakishyura. Noneho buri ikibi ni bihemu mani, ugasanga umuntu nyira tumenyere bundi bihemu nko ku mabanke, ugasanga umuntu yambuye nka miliyoni 100 bamushyize nko ku byapa, sanga ari bihemu wa toilette nawe yagize amanuza y'imi 50 ifoto iri muri Intwari. Mujya mubona uburyo abantu bise ibice by'umubiri ari abahanga byatari, kuko bagiye babyarenjinga neza ku murongo. Ubu umuntu hano ushobora kubwira ngo iki ni iki ukavuga ukuboko, iki ni iki ukavuga umutwe. Hari n'abantu mu rusengero bavuga ati ufite amaso meza. Sasa baza biriya bice iyo baza kubicurikiranya aba ari nk'umuntu umuswa wabyize, ugasanga amaso yise imisuzi, umunwa wise ikibuno. Ubwo urumva amaso niyo bayise imisuzi, kureba byaba ari ugusura. None umwana hari ukuntu uca ku muniga ari kubwira nk'umukobwa yanze kumureba ari guteretana, akamwingiye kumureba yanze, ubwo icyo gihe azajya umuco muri ya system kumva umuniga ase baby wansuriye, basi nsurira icyoroshye. None ubwo urumva ibaze nka indirimbo ya China ni nabita indoro, twagiye muri bwa buryo ubwo yari kwitwa insuro, ukumva ni naje stage araje n'imyuka.
insuro yawe iransaza komeza usure. Noneho ubwo urumva umunwa twawise ikibuno mani kwayura byaba ari uguhena. Hari ukuntu umuniga azana cyangwa se umufiyanse bazana mu modoka, umuntu akaza mu modoka yayura, wenda mu gihe no mu kirori cy'ubukwe ashyizemo arayura, maze wayuriye iki muri ya sisiteme yacu, ukumva nyine sheri waje mu modoka yayura, mushyitse no mu bukwe arayura, ukumva umusheri aramubwira yakuze sheri waje mu modoka uhenera abantu, ushyitse mu bukwe uhennye mu bakwe, ubundi indwara yo guhena wayikuye, urashonje. Murakoze, banyita Papa Gigi. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga